Umuganura. Buri mwaka abanyarwanda twizihiza umuganura, umuco mwiza w'ubusabane, twishimira umusaruro mu nzego zinyuranye, tukarebera hamwe inzitizi zigihari n'uburyo bwo kuzikura mu nzira hagamijwe kuwongera. Uyu mwaka w'ibihumbi 2020 umuganura uzizihizwa kuwa gatanu tariki 7 Kanama. Insanganyamatsiko iragira iti umuganura, isoko y'ubumwe n'ishingiro ryo kwigira. Uyu munsi uzabanzirizwa n'icyumweru cy'umuganura kizatangira tariki ya mbere kigeze ku ya 7 Kanama. Muri iki cyumweru mu bitangazamakuru binyuranye hazaba ibiganiro bigamije kwerekana akamaro k'umuganura mu iterambere ry'igihugu n'indangagaciro ziwukubiyemo. Mu gusoza iki cyumweru rero tariki 7 Kanama hari nawo umunsi nyirizina w'umuganura, turarikiwe ibiganiro n'igitaramo cy'umuganura wa 2020 ku maradiyo na televiziyo atandukanye. Uyu munsi ukazizihirizwa mu miryango kugira ngo dukomeze twubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus. Twibuka ko mu rwego rwo kwirinda coronavirus ibirori bihuza abantu benshi bitemewe. Muri wa muco mwiza w'ubufatanye turanga kandi tuzazirikana abavandimwe batagize umusaruro mwiza maze tubaganuze. Banyarwanda rero baba b'imbere mu gihugu n'ababa mu mahanga ndetse namwe inshuti z'u Rwanda, tuzifatanye mu kwizihiza uyu muganura tujya inama z'uko twakomeza mu nzira y'iterambere. Ubu butumwa ni ubwa Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco ku bufatanye n'Inteko Nyarwanda y'Ururimi n'Umuco.